نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. nshuti bavandimwe bakunzi barebyi bagusenga Imana imwe TV, tubashimire cyane, twongeye tubashimire. Uyu ni umwanya nanone tugarutseho kongera hamwe na Sheikh wacu Isa Iyamuremye. Ngungisho ze mwakunze nyinshi ko mugenda mubitugaragariza muri comment, turabashimira cyane. Allah bongerera ibyiza kubera ko ntago muhema kutwereka ko inyigisho zacu zabanyuze. Uyu ni umwanya rero twongeye tugarutse hamwe na Sheikh wacu tugira ngo tumuhe ikaze yongere aduhe inyigisho z'uyu munsi yatugeneye. Sheikh Isa, falyatafaddal mashkur. Urakoze cyane. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala zalimin, thumma wassalatu wassalamu nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi illa yawm al-qiyamah wa ba'd. Urakoze cyane rero munyamakuru kuba wongeye kunsubiza uyu mwanya kugira ngo tuganire ku magambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu munsi rero turaje kugira ngo tuganire ku bintu bibiri. Icyambere turaganira amazina uhabwa n'ababyeyi. Amazina uhabwa n'ababyeyi, hari n'amazina uhabwa na karitsiye iwanyu bitewe n'ibyo ukora, hari n'amazina uhabwa n'abantu bitewe n'akazi ukora. Rero uyu munsi turaza kuganira kuri ayo mazina, ariko mumenye ko Allah subhanahu wa ta'ala, Imana ariyo ifite amazina meza n'ibisingizo byayo. Ibyo rero tubimenye nk'abantu badukurikiye mu gusenga Imana imwe TV channel yacu niko iri. Aha rero guhindura amazina biri mu bice bigeze muri bitatu. Hari amazina wiswe n'ababyeyi cyangwa se n'amazina wiswe muri karitsiye aho ngaho iwanyu, ariko yose azamo ari amazina meza, ariko hari n'amazina ashobora kwitwa yewe n'akazi ukora. Urugero, akazi ukora keza kaguhesha izina ryiza. Urugero, ushobora kuba iwanyu nta bantu bahari cyangwa se muri karitsiye z'iwanyu, ashobora kuba atari pasiteri, ashobora kuba atarabyize, ariko ari umuntu ukunda gukorera Imana. Icyo gihe aho hantu bashobora kumwita ngo ni pasiteri. Yitwaga wenda urugero twatanga, wenda ushobora kuba witwa Habimana, ariko nubwo waba witwa Habimana bakongeraho iryo zina ngo Habimana pasiteri. Icyo gihe bitewe n'akazi ukora, urasenga, ugira neza, icyo gihe barakwita pasiteri. Ese muri ako gace k'iwanyu aho ngaho uherereye nta muntu witwa pasiteri ahari kandi atarabyigiye? Iryo zina rero ni ryiza, icyo gihe ugomba kugira gute? Ugomba kurikora. Ikindi, hari n'abandi bantu bitwa ba shehe. Ntiwize icyarabu, ntiwize hadithi, ntiwize ibintu bijyanye n'idini y'Isilamu, ariko uri Umuyisilamu uri aho ngaho kubera ko bakuzi kugira imico myiza bakwise shehe. Kubera ko bakuzi kugira imico myiza bakwise shehe. Icyo gihe rero ako kazina bakwitiriye niko karangwa n'imirimo ugize gute ukora neza. Ikindi, bashobora kukwita haji. Haji, namwe Abayisilamu, namwe mutari Abayisilamu tureba, namwe Abakristo, haji ni izina rihabwa umuntu wakoze umutambagiro mutagatifu. Icyo gihe rero uwo muntu wakoze umutambagiro mutagatifu ukora Imana ni Imaka, icyo gihe bisaba ko uba waragize gute? Uba warabaye umuhaji mu buryo budasanzwe. Rero bavandimwe, kwise haji, icyo gihe ntago mu gace kwanyu hari abantu bitwa ba haji kandi batarakoze umutambagiro mutagatifu. Igihe tugarutse ku yindi ubuzima busanzwe bw'isi, aho ushobora kukwita akazi keza, ni motari, ni gitifu, hari n'abameya kandi icyo gihe batarabyize. Kumva umuntu muri karitsiye bamwise meya, kumva umuntu muri karitsiye bamwise gitifu kandi icyo gihe atageze gute? Atarabyize. Rero hari n'abandi babitirira imipira, bakamwise Ronaldinho, kumva umuntu bamwise Messi muri karitsiye iwanyu, ariko icyo gihe utakina umupira, ariko mu by'ukuri ayo mazina yongera ko tugende duhana, tugenda tuganira. Hari n'abandi mazina atari meza abantu bakwita bagamije bakayakwita mu ibanga, ariko bagamije kukunyega. Ayo mazina niyo Allah subhanahu wa ta'ala, Imana yanga cyane, bagamije kukunyega kubera ayo mazina. Icyo gihe ukumva ko ati ukaba witwa Habimana, ariko waba witwa Habimana ukumva ngo ni Habimana runaka wa wundi w'umujura. Iryo zina ryongeyeho rero rigutandukanyije n'undi Habimana bitewe n'imico we. Habimana akora, ashobora kuba akora imico myiza, afite imico myiza, ariko kugira ngo gutandukanye n'undi Habimana twati ni Habimana w'iki? W'umujura.
bakaba gutandukanyije. Icyo kintu cyongeyeho umujura ntabwo ari cyiza. ni Habimana w'umusinzi, ariko nubwo turi gukoresha Habimana ni izina twafashe, ntabwo ntawe nzi uwo nguwo, mutubabarire. turakuvuga ati igihe ari kubwira, ariko igihe nakoze iyi video isi yose irayibona, ahantu hose barabyumva, ntabwo nashatse gutokinga umuntu runaka, ariko ni urugero nagize gute ndi gutanga. Ati ni Habimana w'umujura, ni Habimana w'umugome, ni Habimana w'umwicanyi, ni Habimana w'umwarumogi, ni Habimana w'indaya. Icyo gihe rero ayo mazina agiye yiyongeraho, ariko ntabwo ari amazina meza. Ikindi, hari n'amazina rero umuntu yitwa cyangwa se bamwita ari abagamije kunegurana Imana. ayo mazina igira gute irayanga. ukumva umuntu kubera ko yakubonye, kubera ko ashaka kugusebya mu bandi, kubera ko ashaka kugusebya mu bandi, ati ni runaka, cyangwa se ni ka runaka kamwe kagize gute kananutse, ni ka runaka kamwe ni ka runaka kamwe kananutse. icyo gihe urimo urashaka kumutesha agaciro mu bandi bantu, urimo urashaka kumutesha agaciro muri rubanda, ukumva ati ni ka runaka kamwe k'inzobe. iyo kamwe k'inzobe uba ushaka kumuteza abantu cyangwa se kumutwara ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala agize gute atanga. ni kamwe runaka, ni kamwe ka runaka kagufi, kandi nibuke ko Allah subhanahu wa ta'ala ari uko agize gute uko ashaka. ari inzobe, ari inzobe, ari uwirabura, ari umugufi, ari umuremure, twese turemye mu ishusho y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. ukumva abandi bashaka gutandukanya bagenda bakunenga, ni wa rundi rumwe rubyibushye cyane. Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye umubiri kubera ko abishaka. Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye iyo sura kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala agize gute abishaka. ntabwo ari byiza rero kugenda tugira gute dupfobya amazina y'abantu bagize gute Allah subhanahu wa ta'ala yatwite. ariko nagira ngo rero soza iki kiganiro cyacu, nagira kubwire izina igihe nikigera ugahindurirwa izina, uzamenye ko uzahindurirwa izina mu buryo butandukanye. igihe wamaze kwitaba Imana, igihe wamaze gupfa uzahindurirwa izina. ni runaka, bazakubwira uti ni Habimana nyakwigendera. icyo gihe wagize gute wapfuye. icyo gihe bazakwita umurambo, bazakwita imayiti, ariko icyo gihe uzamenye ngo gupfa ntabwo ari ikibazo, ahubwo urapfuye. upfa n'iki? ibyiza ugomba gukora hano ku isi ni ugupfa ariko ufite ibyo upfuye. uramenye rero utazava hano ku isi udafite icyo ugiye kubwira Allah subhanahu wa ta'ala, udafite icyo ugiye kubwira Imana. gupfa uzapfa, nanjye nzapfa, ariko nitumara gupfa tumenye ibyo tuzabwira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. bakunzi bacu rero, ikiganiro cyacu ndumva ari aho twagisoreza, ariko ngira nti twese hamwe tugomba kuba abayisilamu. ntabwo kubabwira ko mu abayisilamu nuko ariyo dini y'ukuri, nuko ariyo dini yahawe abahanuzi, nuko ariyo dini yahawe intumwa. idini y'Isilamu, kugira ngo ube umuyisilamu rero ntabwo ari ibintu bikomeye cyane. uravuga uti ndahamya ko nta yindi Imana ibaye ikwiye gusenga mu kuri usibye Imana imwe rukumbi, no guhamya ko Muhammadi ari intumwa y'Imana. wabillahi tawfik. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.